umubyeyi yajya kubyara umwana akabanza amaguru nka jetiri ukagira ngo ni komanda, umwana akabanza ibintu yagize atya dogiteri akavuga ati ibintu nize si uyu mwana jate yaje mu buryo budasanzwe. Igitabo cyo kubara 23:19 haravuga iki? Igitabo cyo kubara 23:19 havuze iki? Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora bizabikora. Amen, amen. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza nizabisohoza. Hepfo aravuga ngo dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Amen. Mana yanjye reka mbabwize ukuri, wenda ni wandika umutwe w'amagambo urebe ukubishyiraho nawe warize ndabona usobanutse. Imana igiye kwisanisha n'ikibazo ufite. Niba uri umunyarwanda wumva ikinyarwanda n'abadukurikiranye online, Imana igiye kwisanisha n'ikibazo ufite. Yego. Ikibazo wicaranye aho ngaho, ikibazo umaranye igihe, Imana igiye kwisanisha nacyo. Reka nkubwire, ibyo wabwiwe n'abantu bishobora kutazaba kuko abantu hari igihe byanga, ariko mu Mana ntibijya byanga. Ko mutekereza abizeye Imana ibyo wasezeranyijwe na anko bishobora kutazakunda. Yego. Kuko anko yapfa, anko yananirwa, ariko Imana ntipfa, Imana ntinanirwa, ntiruha, nicika intege, niyiha intege abarambiwe. Asante Mungu wangu. Ibyo wabwiwe na fiyanse bishobora kutaba, ariko ibyo wabwiwe n'Imana bizagira gute? Bizaba. Ibyo wabwiwe na bene wanyu bishobora kutaba, ariko ibyo wabwiwe n'Imana nyir'ijuru n'isi bizaba. Hari ibintu abantu bazagusezeranya birangira bitabaye. Abantu bazakubwira ko muri kumwe, nimugera mu kibazo bagukwebe. Ntega amatwi neza, nimugeraho rukomeye bagukwebe ubashaka ubabure, ariko umva Imana hibera Imana. Nugera mu kibazo niho uzabona Imana, nugera mu bikomeye niho uzabona Imana. Aho amaboko yawe azaba ananiwe uzabona amaboko y'Imana. Ubuhanga wize mu ishuri bunaniwe uzabona ubuhanga bw'Imana bukora. Aho abadogiteri bananiwe uzabona Imana yavuze ibishoboka. Aho abapfumu bananiwe uzabona Imana yavuganye nawe, ari Imana igize gute? Ikora. Amafaranga adakorera, imbaraga z'Imana zikorerayo. Ariko uko mutekereza amina cyane umva, uzagera mu muriro ubura abantu, ariko nugera mu muriro uzabona Imana yavuze ku muriro. Sayini ingia mu muriro ni wowe n'Imana, mu kibazo ni wowe n'Imana. Reka mabwira ahantu ushimiriye Imana nuko ihagararana natwe mu bibazo. Kandi Eloyi, mu gihe ubuze abantu ubona Imana hahantu utabonye abantu, n'abagusezeranyije ko muzabana nubabura uzabona Imana. Bibiliya yavuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo igire gute? Yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute? Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Umva impamvu Imana izabikora, nuko ibifitiye ububasha. Icya kabiri ibifitiye ubushobozi, icya gatatu ibifitiye uburyo, icya kane ibifitiye inzira, icya gatanu ntibura uko igenza. Noneho icya gatandatu ni inyangamugayo. Dose Eremoria. Icya karindwi ni inyakuri. Icya munani irakiranuka. Icya cyenda irinda ijambo yavuze. Aro hari abantu bo Imana ngo batere haleluya. Se iri minifori I see miracle. Ibintu Imana
imana ivugana nawe ibivuga ntabwo yavugishijwe kuko ntabwo yari yanyweye kamuca muri turesuru duwiri yewe muntu urinde bareteta na za karibu ntabwo umva twumvikane ntabwo yari haze burusheti ngo iravugishwa ngo wenda wari wayisengereye ibintu imana ivuga ibanza kubitekerezaho irabanza ikabitekerezaho na bya bintu ivuga ukabona nta nzira ukabona nta buryo muri wowe nta nzira ariko mwivuze hari inzira mu bantu nta buryo ariko mwivuganye nawe uburyo buriyo ndagutangariza ngo imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza umva Yobu yarabivuze 9:5 aravuga ngo ni imana yimura imisozi ikimuka itabimenye ntabwo imana muri uyu mwanya ije kudiringa n'ikibazo kiri imbere yawe ntabwo ije kunogosya n'ibimaze igihe imbere yawe no ahubwo igiye gutungura ibyari byarigihe uburyo imana ijemo muri iri teraniro ry'uyu mwanya ntabwo imana ije idiringa n'ikibazo umaranye igihe ntabwo ije inogosya n'ibimaze igihe imbere yawe no ahubwo ije yafashe umwanzuro reka mbibutse ko iyi mana twicaye imbere iyo ihagurutse ntawicaza iyo ivuze ntawivugiramo iyo irambuye amaboko ntawuyahina ariko iyi mana amashini impundu ko ntayumva muri iri teraniro iyi mana iyo ifashe umwanzuro ntawivuguruza iyo ikinguye ntawukinga kandi iyo ikinze ntawukingura Yobu yarayivuze aravuga muri 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe iyo uvuze ngo yego ni yego iyo uvuze ngo hoya ni hoya iyo uvuze ngo yego ntawe uvuga ngo no ugomba kubimenya reka mbibutse ko ibintu imana ikuvugaho ntabwo ibanza kwaka ibitekerezo abantu ngo ibabaze ngo murabyumva mute kuko irabizi ko babyicira mu nzira asante Mungu wangu ibintu imana ivuga kuri Dawidi igiye gukora kuri Dawidi ntibaza Aminadabu na Bashama irabizi yuko babyicira mu nzira imana ishingiye ku gukiranuka n'ikintu bita indirimbo asante Mungu wangu ndashaka ababyeyi biyemeze guhagarara imana biyemeje kuvuga imana neza biyemeje kubahisha imana iyo imana uyubashye irakubahisha iyo uyivuze neza ntiyakuvuga nabi niyo waba udahari kuvuga neza mu iteraniro udahari ikuvuga neza udahari wagiye hari business idahomba business yitwa gusenga asante Mungu wangu dushora amagambo bikaza ari ibintu by'ibikorwa ni ibintu tuvuga ari amagambo ariko bikakugera hari imirimo asante Mungu wangu dushora ivi tugacyura intsinzi mwami wanje Dawidi yararirimbye aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje sinshobora gukena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisha mu biryo anshana iruhande rw'amazi adasumaho ni Mwuka Wera asiga amavuta mu mutwe wanje ajya nk'umunezero antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje iyo imana ivuze ngo bahubaho abagome batabishaka abarozi batabishaka niyo bakwikusanya abatanzaniya abanayigeria bakihuza iyo imana yanzuye ngo ubeho ubaho iyo imana yanzuye ngo ubaka urubaka iyo imana yanzuye ngo ubukwe bube buraba iyo imana yanzuye ngo ingendo zifunguke zirafunguka iyo imana yanzuye ngo business irabaye ubwo ibivuga yayikereye nubwo utabibona ariko birahari nubwo utayibona ariko irahari so pire mosi imana yacu ni imana iteye ubwoba ariko hari abantu bumva imana ngo bahaguruke batere haleluya haleluya
sepire mosi wihi maikini mesohode mare singri wiringrima andovori maisha adropei zohirima andiwesa ibintu byaguteye ubwoba ntabwo Imana ibitinya. Imana ntitinya urupfu, niyo yarushizeho. Imana ntitinya ibihe, niyo nyiri ibihe. Umva ukuntu umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ni Imana hasini gradorore, ngo ni Imana iteye ubwoba, ngo irebye isi ihinda umushyitsi, ngo kandi irebye imisozi ngo icumba umwotsi. Arandika aravuga ngo ijwi ry'Uwiteka riteye ubwoba, ngo kandi ryuzuye igitinyiro, ngo ijwi ry'Uwiteka ryuzuye imbaraga, ngo ijwi ry'Uwiteka rikokora amashyamba, ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu bwikadesha umushyitsi, ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka. Haleluya. Ndashaka gutangariza abakiri imbere y'Imana, igihe cyasize wowe na bene wanyu, ariko Imana wicaye imbere yakugarurira igihe cyagusize ikakikwegereza. Yakugarurira igihe cyagusize yagihamagara ikongera ikagutereka mu gihe cy'umunezero, mu gihe cyo gukora, mu gihe cy'amavuta mashya, mu gihe cy'ubwiza budasanzwe, mu gihe cy'icyubahiro, mu gihe siniminikuta yahamagara igihe ikagihamagara ikakigeza hafi yawe. Haleluya. Utazakina n'Imana ntabwo ihera kuri seve ngo wize iruhande cyangwa Washington muri za Havata cyangwa aho ngaho za China. Imana yo ipfa kubikubonye mu mutima. Kandi reka nibutse abakunzi b'Imana, ntabwo Imana izashora izahomba, Imana ishora izunguka. Imana ikubonamo inyungu igushoramo, ko mutekereza mini nyuma hariya mwabaye sister alone. Imana ikubonamo igushoramo. Imana ishora ahantu izunguka, ntabwo Imana ishora ahantu izahomba. Haleluya. Ko mutekereza haleluya. Uzamuka ku rwego uzamukana n'Imana, uzamuka mu ntebe y'ikaraga ujyana we n'Imana, urira indege nk'uko Imana ibivuga wurirana Imana, ugera China Dubai wajya uperezanta Imana. Asante Mungu wangu, Imana iguhaye amafaranga ivuga, ariko uyubahishirizamo iki? Imana. Ubuzima bwose urimo uzaharanire guperezanta Imana, uzaharanire guhagararira Imana. Dawidi ngo yavuze Imana neza ari umushumba, aravuga ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Imana avuga ngo uyu muhungu mvuga neza ari umushumba, mugize umwami yamvuga neza, yakoranye stade yose akamvuga neza. Ngo Imana ihita imushoramo, Imana igushoremo muri uyu mwanya, ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana. Imana igushoremo kandi ntiyashora hitazuba. Haleluya. Imana igushoremo muri uyu mwanya, muri uyu mugoroba. Imana igira igishoro ishora muri wewe. Imana igushoremo. Imana Dekosia and will claim heart honesta. Umwana ngo avuga Imana neza, yari umwungeri w'intama ari umushumba. Imana imwitegereje avuga ati uyu muhungu mugize president yazateranya sitade akamvuga neza. Imana ihita ifata umwanzuro iravuga ngo Dawidi mugize umwana agashya kabaho. Ureke nyirangara muvuga ngo agira agashya, harimo rojoroje, hari igihe ashyiramo utuntu ugasanga bafunguye. Imana igira udushya turi special, kuko Imana ari special, ikora ibintu by'ibisipesho, kuko Imana idasanzwe ikora ibintu bidasanzwe, kuko ari Imana ihambaye ikora ibintu bihambaye, kuko ari Imana y'imbaraga ikora ibintu by'imbaraga. Imana ifite ikintu bita agashya katarimo rojoroje. Imana ariko kutiyebwira umuntu ukwegera mubwire ngo Imana igufitiye agashya. Niba atari mu butembere uwo muntu umuhanurire umubwire ngo Imana ikubikiye agashya. Abari online Imana ibabikiye agashya. Abantu bubaha Imana bagiye gutungurana, abantu basenze Imana bagiye gutungurana. Agashya Imana ibice. Iyi Imana itwakira ntitubaza CV aho twigiye, ikwakira ukuri kagenda ibishyira kuri gahunda nyuma. Komera Imana amashita kuba haleluya. Haleluya. Ngo wigiye hehe, ngo uri mwene nde, ibyo ntibireba Imana, yipfa kubikubona mu mutima. Ngo ni ikireba ireba umutima, ngo nireba uburebure, ngo nireba housing,
ngo ntireba amashuri, ngo ntireba aho uvuka, nubwo haba hakomeye ibyo ntibyitaho, nubwo haba horoheje yirakureba ikavuga ngo ntanzuye kuba, ukabura baye nakwambiye. Uwabonye Vumire yambaye ikabutura n'ikibubu cy'abagore ntiyamubona uyu munsi mu mibyizi yambaye ikositimu na karuvate n'utuntu two ku mifuka nta ubundi nahuye n'Imana ubuzima bwaranze, ariko imbitse ijambo ngo imbitse ijambo nigenderamo. Komera Imana amashyi kandi imbitse ijambo. Aha, turi abagabo bo guhamya ko Imana ikora, turi abagabo bo guhamya ko Imana iriho, turi abagabo bo guhamya ko Imana itabara, turi abagabo bo guhamya ko Imana ihindura ibihe. Imana yamvanye ku rumogi ikamvana kuri essence, ikamvana kuri kore, ikamvana kuri nomero ya mbere ya Kanyambwe imwe bacana ikaka. Urumogi nubwo utaruvangira, umuntu warunyweye bye arerekwa arabonekerwa, abona umuntu ukagira ngo ni korali, abona bese kaburimbo, abona ari nk'inyanja y'ibirahure. Uzabona abasore bagenda bameze nk'abaraperi, mwarababonye hari abahungu ntabwo bakoze ikirenge, reka bagenda gake, ruhita rukubwira ati mwana ugeze ku nyanja y'ibirahure, Babuloni yoroshye. Ariko no muri abo bantu Imana igigerayo, no muri abo bantu Imana igigerayo igakurayo umuntu ikamuhamagara ikamuhindura mu ndimo. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo urantangaza mwami wanjye, urantangaza ukura abantu muri pube ukabahindura. Ijwi ryo kuririmba ntaryo ngira, ariko naba nk'umuraperi ngira nta bintu by'imikino, urumva mbese nk'ibyo nakwiyeranja nkashyiramo rap. Kuko Imana ifite akayunguruzo, ifite ukuntu yungurura amajwi. Twese iyo tuvuze ntabwo itwitiranya, imenya ngo niwe uvuze. Wavugira muri bass, wavugira muri aruto, wavugira muri soprano, Imana izi ijwi ryawe. Niyo twavugira rimwe, Imana imenya ngo ni Claudine uvuze, Imana imenya ngo ni Vumire uvuze, Imana imenya ngo ni nani. Wewe witwa nde sister? Imana imenya ngo ninde. Witwa ndera? Yego ratarashe. Ntabwo Imana izitiranya amajwi yawe n'ayanjye, kandi igisubizo cyawe, ikintu Imana yaguteguriye ntikizataha ku muturanyi, umugisha wawe ntuzataha kuri uwo mwicaranye. Imana izi aderesi y'igipangu cyawe, izi karitsiye. Ariko abantu ko batekereza hariya babaye iki hariya, iya ni VIP mwana mutemwe. Igikona cyagemuriraga Elisa, cyagemuriye Eliya ku kagezi, nticyayobye aho Eliya aherereye. Imana yatumye igikona imuha na aderesi. Hari igikona kije ku buzima bwawe, kizanye ingemu yawe, kandi kigomba kuyizana kikayikugezaho, kikayigushyitsaho, kuko aderesi irazwi. Aderesi irazwi. Haleluya. Hari uburyo tugomba kuvuga Imana neza, dushingiye ku byo yakoze, dushingiye aho ituvanye, dushingiye n'aho itugejeje. Hari uburyo twavuga Imana neza. Haleluya. Twikirize haleluya. Hari umuririmbyi yavuze ngo mperutse kuyibona, undi aramwikiriza ngo niyongere igaruke. Iyo nabonye ngiye kwa muganga ngiye kubyara, niyongere igaruke. Iyo wabonye wiga bikemera ukabona diplome, niyongere igaruke ubona akazi. Iyo wabonye cyagihe lase elemokia lovaide ukora mariage, yongere igaruke kandi ubyare. Yararirimbye ngo mperutse kuyibona, unarikiriza ngo yongere igire gute, yongere igaruke. Kare kw'Imana ubundi ibintu birahangaha nagashya. Roho Mutagatifu yamanukiye muri iri terano. Imana yiyemeje kubaha ikintu bita kanoza ngendo, icyo bita kanoza ngendo. Ariko abanyumva batere haleluya. Imana yiyemeje aussi preisoness kubaha icyo bita impamba y'urugendo. Ore Imana ntabwo izashora ahantu itazunguka. Nikubona amenye ngira gushoramo imari yayo, kandi umuntu ufite message y'Imana ntapfa. Naho igifi cyamumira, Imana iragitegeka ati mirira udatapfunye. Afite message. Ubaze Yona araguha ubuhamya, arakubwira ati bareni yaramize ntiyatapfuna. Bareni ariko ndapfuye no kuri kw'Imana. Jewe nasobanukiye igare ryanjye, ninatahira mu ijambo nzatahira mu ndirimbo nakwambiye. Igare ryanjye ukuntu nzajya mu ijuru nabisobanukiwe. Dore ndi imbere y'Imana, ushobora kuzatahira mu ijambo cyangwa atahira mu ndirimbo. Umuntu akaririmba Imana igahita injyana nkaba ndagiye. Umuntu ufite message y'Imana
naho igifi cyamumira ntigitapfuna ntigihekenya kimumiriraho, ariko nacyo kikamenya ko cyamize umuntu udasanzwe. Kuko Yona yari ari mu nda y'urufu ariko akavuga, igifi kikavuga atari ko ishyano namize ni namunagana. Kumbi igifi cyamize umuntu ufite message, cyamize umuntu ufite ubuhanuzi. Ko mutekereza haleluya. Muri iyo minsi 3 reka mabwire bavandimwe kandi munyumve nk'abanyamasengesho abakunzi b'Imana, connection network ya MTN na Airtel hari ahantu idakaruta, ibyombo by'abakomando hari ahantu bidakora, rezo ntizikore. Ariko twebwe nubwo twaba turi mu nda y'isi muhengeri, ikuzimu muhengeri, ikuzimiyo, nubwo twaba turi mu nda y'urufi, cyangwa se turi muhengeri, cyangwa se turi mu buvumo, cyangwa se turi muri ofisi, cyangwa se utwaye imodoka, cyangwa se ugenda n'ibirenge, connection y'ijuru network y'Imana ikora naho ibyombo by'abakomando bidakora, naho telefone yawe idakora, rezo network y'Imana igikorayo, Imana igashyiraho connection. Uyu mugabo ngo yahamagaye Imana iminsi 3 akayibwira ati Mana y'ubuntu nibambe, Mana y'ubuntu iyi nibambe itinda kurakara igira imbabazi nyinshi, wankura aha hantu najyayo. Ayayayaya, reka mabwire bavandimwe, niba ufite message y'Imana muri wowe, igifi cyakumiza kigiye kuguha transferi kikwerekeze ku mugambi wawe, kikwerekeza aho Imana ivugana. Ko mutikiriza haleluya cyane sia ekoneko netakosa yagando. Igifi cyakumize kigiye kuguha transferi kikwerekeza ku mugambi w'Imana. Igifi cyamize business yawe kigiye kuyirekura kikwerekeze mu mugambi w'Imana. Igifi cyamize mariage yawe muri uyu mwanya kirarekura winjire mu kerekezo cyawe. Igifi cyamize ingendo zawe kirarekura winjire mu kerekezo cyawe. Akira ubuhanuzi nguhaye, message y'Imana ikurimo, amakuru y'Imana ubice. Ntabwo akwemerera gupfa mbira mupango, ntabwo akwemerera gupfa cyenyenye, uriho kandi ukomeje kubaho. Haleluya. Iby'Imana imaze igihe ivuga kuri wowe ntabwo yabanje kubaza abantu, none igiye kubikora nta nuwo yatse igitekerezo. Ibivuga itabashije abantu ikanabisohoza nawe yatse igitekerezo. Uko rero niko bigiye kugenda, niko bigiye kugenda, bigiye kuba ntawe yatse inama, ntawe yatse igitekerezo. Ariko ndanezerewe no kuri kose, shano kuri kose. Uyu ni uwa gatatu mutagatifu, ni uwa gatatu mutagatifu nakwambia, ni uwa gatatu mutagatifu. Iyo aba mwari muzi yuko igifi cyabunganye Yona iminsi 3 ariko kuwa gatatu kikamurekura. Iyo aba mwari muzi yuko Abayuda basenze iminsi 3 inzandiko zigata agaciro, ya soperegrere urumambo rugata agaciro, Hamana akajya ku rumambo, Morodekayi akicara ku ifarashi, Morodekayi akicara dostayi akambara ikanzu, Morodekayi akaririmbirwa, igisuzuguro kigahunga. Iyo aba mwari muzi ko mu minsi 3 Imana yishe iperereza rya Hamani. Iyaba mwari mubizi, iyaba mwari mubizi ko Yesu yagiye iyo ariko ku munsi wa gatatu akavayo akazuka. Iyaba mwari muzi ko Abinenevi baciye bugufi iminsi 3 imbere y'Imana ngo Imana ikegarura. Muri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu Imana yigarure ku muntu wese urahanga ndasenze ngo Imana yigarure ku buzima bwawe. Uyu ni uwa gatatu wo kwakira imbaraga z'Imana, uyu ni uwa gatatu wo kwakira ubudasa, uyu ni uwa gatatu wo kwakira support y'ijuru, uyu ni uwa gatatu wo kwakira igitinyiro cy'Imana, uyu ni uwa gatatu semi enemando. Abagendereye Aburahamu ngo bamugendere ari 3, abazanye igisubizo cyo kwa Aburahimu ngo baje ari 3, nibo batangaje Isaka. Bari bamaze imyaka 100, Sara agize 90, ariko 3 bahageze bahize n'ibidafite izina. Ndagutangariza muri uyu mugoroba, ibyawe bitari bifite izina bigiye guhabwa izina, ibyawe bitari bifite ishusho bigiye guhabwa ishusho, ibyawe byari byarabuze ikerekezo bihawe ikerekezo. 3 dosapini maikore asadobraye arasinima. Abo 3 barakugendereye, abo 3 baraje,
Isaka aravutse muri iri teraniro. Isaka bisobanuye useka. Isaka bisobanuye igitangaza. Ni igitangaza utirirwa usobanura, ahubwo ni igitangaza kivugira. Wakira igitangaza kivugira muri aya masengesho kuwa gatatu, ni igitangaza udasobanura, ahubwo cyo kisobanura. Amafaranga ugisobanura, ntabwo uba wari wabona amafaranga. Amafaranga ukivuga ko uyafite ntayo ufite. Uri mu rugendo rw'abayatunga. Hari amafaranga ugira ku buryo na government itera icyapa ku mazu yawe bakavuga ngo kwa Rando, kwa Rubangura, kwa Makuza, kwa Nanana, kwa Rarara, kwa Gapofu, kwa Vumiriya, ko nishaka kubaka ibintu by'amageti hariye ibintu bifite ibintu by'amazu by'amahauzi, ariko noneho bifite amageti aho binjira naho basohokera, hari n'umusekirite ukubaza icyo uje gushaka muri iyo quartier. Reka imikino aho ngaho. Amafaranga ugisobanura abatari yabayo. Hari amafaranga wakira ku buryo naho utuye, naho usengera, naho uvuka bamenya ko uyafite. Niba ukisobanura kuri boss, nturaba boss wemewe. Iyo uri boss turabimenya. Iyo uri boss turabimenya utiri ubivuga. Iyo ufite amavuta turabimenya utiri gusobanura ngo uri umunyamavuta. Iyo uri umunyamasengesho si ngombwa kubisobanura, ahubwo amasengesho aragusobanura. Iyo uri umuntu w'Imana si ngombwa ko wipresenta. Iyo tukurebye tumenya ko uri umuntu w'Imana. Iyo wakizijwe turabimenya ko wakizijwe. Asante Mungu wangu, asante Jehova Rafa, asante Elohimu, asante El Shaddai. Iyo uri umuyuda ntabwo wisobanura. Ubuyuda turabubona tukabona ko uri umuntu w'Imana, uri umuheburayo. Umuheburayo wubaha Imana. Iyo uri umuheburayo turakureba tukamenya ngo uri umuheburayo. Uri umuheburayo. Wewe ntudutera ubwo mama idea, turacyakomeje amasengesho. Utagura akamodoka gatamabati ngo ubwo nawe uduhabure ngo waguze imodoka. Witwanduriza ikirere. Hari imodoka ziparika, izo zarasohotse, izo marike zirahari mu bazamakuru. Ziparika mushumba, ziparika ugenda uje kuri Google. Imodoka ziparika urayihamagara ikamenya kuri boss, ikitwara. Izo zirahari mujye kuri Google murazibona. Rero wigura kare gatamabati kamwe dusohotse ngo ni munsunike, ayo si imodoka, shyiraho toa. Leta y'u Rwanda niba yaraciye nyakatsi, Imana ije guca nyakatsi mu bantu bayubaha. Niba ubyumva byumve neza, Imana ije guca igisuzuguriro ku buzima bw'abantu bagira bate bayubaha. Muranyumva neza? Yiba wari ubyumvise ko Imana ikoze ikintu muri aya masengesho, wowe utari busobanura, ahubwo cyo kigiye kwivugira utavuze. Ibintu byo kujya gutonda umurongo ugiye muri bank urabisezerera kuri uyu munsi. Hari cyo bita VIP. Iyo winjiye bamenya ko mwenye mari yaje. Ha bintu byinshi. Nanjye hari umunsi nari mfiteho make yanjye nyurayo kugira ngo ndebe uko abandi bakire bagenda. Kuko ntago wansuzugura nambaye ikote ryanjye mfite n'amavuta narahamagaje n'Imana. Ntago bishoboka na kwambiya. Naba ntari sobanukirwa jewe Vumiriya, naba ntari sobanukirwa. Nari mfiteho umusini wanje kandi bari abantu iyo barebye bamenya ariho, ariko kubera ko nari mfite gahunda zihuta ndavuga nti sinjya gutonda umurongo mba ntari abantu benshi. Shingiye kuko Imana yampamagaye. Shingiye n'ukuntu nari nambaye. Shingiye ndavuga ni nta muntu watinyuka kunsubiza inyuma yaba ari jera, yaba ari gusezera ku kazi, ubwo nasiga musezereye. Kuko ubwo bubasha abantu b'Imana barabugira bwo kwimika no kwimura, bwo gushiraho no gukuraho. Bitaninjira muri VIP. Ndavuga nti ku mafaranga yanjye ari waho ngaho ni muwe mumpayeho senkani, kandi niyo senkani yarariho. Harengagaho nafata konte, harengaga hafata kote gusa, ariko shingiye ku mavuta, shingiye ko ndi ambassador w'Imana. Nanjye mfite ndi nakumirwa. Niba Imana ari nakumirwa, nawe uri nakumirwa. Ufite priority yo guca muri Sasenike. Abantu bizera Imana no muri Sasenike bacayo, nta muntu ubandikira. Bana umuntu wari uriyo yarasetsa arande baraseka, aturashaka senkane, ni senkane mukureho senkana yandi nyine. Ayewe arandeba kandi handitseho ngo munsi ya miliyoni ni wemeye kwinjirayo. Niko handitseho harya hantu. Ariko ngiye mfite umusini wanje bitewe no kwiyamira no kwizera Imana. Burya amavuta iyo utayahesheje agaciro atagaciro, birasaba kwihagarara ukihesha agaciro. Utakihesheje ntawe uzakaguha. Arandeba araseka, ariko yarayampaye aseka.
arambwira ati pastor ati araseka rwose. Umukozi wa baka araseka ariko ndamubwira ni useka ariko urayampa tu nifite akazi keshi. Akuraho umusini wanjye mba ntwaya yanjye, afata kota asigaraho, ariko mba ndayatwaye. Ndashaka kugutangariza rero niba unyumva neza ahangaha, hari ibintu byabereye muri aya masengesho, hari ibintu byabereye muri iri teraniro. Umva nkubwire, ibintu Imana ikubwiriye aha bigiye kukunyuza hatanyurwa. Okay, umva neza bigiye kukunyuza hatanyurwa. Zopere, umuriro ugiye kukubona, wibwiriza umenye kuri umuntu w'Imana ugezemo. Bashaduraka bahuye n'umuriro, Imana yabagize umuriro ntibahiye. Komera Imana amashyi, uranyumva neza sisi? Bahuye n'umuriro, Imana yabagize umuriro ntibasha. Danieli yahuye n'intare, Imana yamugize intare ntizamurya. Asante Mungu wangu. Ko mutekereza haleluya? Mwongere mwitabe haleluya. Imana ize kwisanisha n'ikibazo maranye igihe. Ubwo igiye kwitarasiforoma. Imana ifite uburyo yitarasiforoma. Iyo uri imfubyi iza nk'umubyeyi, iza nka papa. Osaidone maikota yagaye. Zene mandio. Iyo uri umupfakazi iza nk'umugabo ubesha mu maza batagira shinge na rugero. Ubwo wabyumvise kandi ko mutekereza banyumva haleluya? Ko mutekereza haleluya? Mugashya kabayeho nukubona umushumba umungeri w'intama ba president nta na gardien ako nagashya, uwo ni Dawidi. Mugashya kabayeho umunsi y'ijuru nukubona umukozi wo mu rugo umushugusi w'imvange Yosefu warose inzozi aba premier minister, hanyuma ya gereza akicara ku ntebe akaba premier minister. Ako nagashya munsi y'ijuru. Abantu bandikaho ko bidashoboka, Imana izayandikaho ngo bigira bite bishoboka. Nagira ngo nkubwire mwene data mushiki wanjye, hariho ibiganza bikunaga bizi ngo urapfa, bikaguta mu rwobo bizi ngo uragwa mu rwobo. Kumbi ibyo biganza bikunaze biguhaye transfer, biguhaye refuti ikwerekeza ku ntebe Imana ivugana nawe. Hariho ibiganza bikujyana ku isoko ku cyamunara, bikujyana mu buzima bworoheje, ariko kumbi biri kuguha transfer, bikakujyana kwa Potifari, bikakujyana muri gereza, ariko bikwerekeza kuri ya ntebe Imana ivugana nawe. Hari igihe ahantu Imana ikubwira uzicara kugira ngo uhagere uzaca mu bikomeye, kuko umuntu Imana izagira umuntu ukomeye ntimunyuza horoshye, imuhuza n'idubu n'intare no mu Filisitiya. Kandi kugira ngo Imana iguhe promotion yawe ishobora kubibitse mu Filisitiya Goliyati. Imana ikarema igihanda kitaremwe na shitani, kugira ngo Imana izakugira umuntu udasanzwe ikagukemuza igihanda, izina ukabura ribonye. Sasa reka mabwire kandi amakuru nakiriye, Imana igiye kugukemuza ibyananiye bene wanyu. Hari ibintu Imana igiye kugukemuza. Osaido, Imana igiye kugukemuza ibyananiye bene wanyu, kugira ngo ryazina Imana ikubwira iri guhe nuko igukemuza ibyananiye bene wanyu. Promotion ya Dawidi icometse mu Mufilisitiya Goliyati. Promotion ya Yosefu icometse muri bagarafurere. Hari bagarafurere batunaga, hari n'umuntu ugusezerera ku kazi agira ngo urapfa, kumbi aguhaye gukora ubuvumbuzi. Ni wicara uravumbura Golirosi cyangwa n'ibintu uhita ukora uruganda. Imana yanze kuzahera munsi y'amaboko y'abantu, akunaza zikuye ko ibyawe birangiye, ariko ni wicara Imana yahita izaniyereko uvumura ibintu bishasha, uvumura ibintu bishasha. Ko mutekereza hare? Okay, umuntu kwegera mubwire ngo Imana iguhaye ubuvumbuzi busha. Hari ubuvumbuzi busha Imana iguhaye. Hari ubuvumbuzi busha Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ibintu bisha ugiye kuvumbura. Let's see all my quatragenous. Ibintu bisha ugiye kuvumbura. Asifiwe Mungu. Asifiwe Mungu wa rehema. Reka mabwire igitangaza. Haleluya. Twikirize haleluya. Ibintu byose bizagukura ku Mana uzabihakanire, ubibwire ngo nta gahunda ufite yo gutakaza Imana. Aho kugira ngo uzatakaza Imana, uzatakaza ibintu n'abantu bagende, usigarana Imana yonyine. Nusigarana Imana izahamagara ibintu n'abantu, bizagaruka utabyinginze, kuko iyo ufite Imana egara ibintu, iyo ufite Imana egara abantu, uzasigarana Imana. Yo ibintu byose byaragiye n'abana barapfa n'iki, ariko asigarana Imana. Aravuga ngo haracyariho ibyiringiro.
naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Aravuga ngo ndabizi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi umunsi umwe azahagarara ku isi, nzamureba n'amaso yanjye, ntabwo arayundi azamureba, ahubwo ni ngewe uzamureba ubwanjye. Haleluya. Avuga ijambo rikomera, avuga ngo naho yanyisha nzapfa nyiringiye, gukiranuka kwanjye nagukomeje, sinzikuraho kubiki inyangamugayo. Nubura ubukristo uzaba inyangamugayo, uzaba imico myiza. Uzi kugira ngo umuntu asenge abure kuba mico myiza, abure n'ubukristo umwana wama, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Mungu asifiwe sana. Ko mutekereza haleluya. Reka nze mbabwira gasha, reka nze nkure samara ukuntu Imana yitransforma, noneho dusenge tuzongera dutuganire. Mujumba nidukundana, twaravanze amaraso nakwambiye, nzongera ngaruka ahangaha, twaravanze, twaracanze. Uri umuntu w'Imana. Mungu wangu, mbabwira gasha rero, dukwiriye gutura mu buzima Imana itugirira icyizere. Twizere Imana, ariko Imana ikatugirira ikizere. Kwa Potifari ntabwo Imana inyuzoyo Dawidi, inyuzoyo Yosefu. Kwa Potifari Imana ni inyuzoyo Samusoni, kuko ize Samusoni. Kwa Potifari imbere y'umugore wambaye ubusa, Samusoni ntakeneweyo, kuko Samusoni arashyira Imana hasi ayitora agarutse. Ipantaro arayimanura Samusoni, ntabwo kwa muka Potifari ntakenewe Samusoni. Nakwambia ibendera ry'Imana ntirizamura. Na Dawidi hariya ntabwo akeneweyo, hariya hakenewe Yosefu. Yosefu niwe ubasha gukiranuka imbere y'umugore wambaye ubusa, naho abandi barakadepoza agakiza, bakavuga ati turagatora tugarutse turongera tudiringe Imana unyihanganire. Hari uburyo twabanye n'Imana, wagera ahantu batetse inyama, batetse ibiryo byiza, ukikopesha amasengesho, ukabwira ati ko nshoje 7 kayenze ko nta biryo nzabona, nko ku munsi umwe reka nige nzaba nkwishyura, ukaburi ikopesheje ukajya mideni Imana, ugafata ikirarare kiki ukikopesha isengesho, ukavuga ati nta handi nzabona ibiryo, mbabarira nike nzasobokurejo, ukikopesha amasengesho. Abantu rero ndashaka gusengera muri iri teraniro, Imana iguhagarika ahantu wazamura ibendera ry'Imana. Ko mutekereza ujya wikiriza aminu bitereho kashi. Yes. Ahantu hose wanyura, ahantu hose wagera, icyubahiro cy'Imana ntikigaragare. Aho hose iyo nzira Imana ntiyikunyuzemo, ahubwo Imana iguhagarike mu nzira wahagararamo. Aho hantu nyine wazamura ibendera ry'Imana, wazamura idarapo ry'Imana, wagaragaza Imana ukayipresenta. Aho ngaho abariho Imana igutereka, aho ngaho abariho Imana igushira, abariho ugera kandi. Kuko Dawidi hariya ntakenewe mahidia, ku Mufilisitiya arashwanyaguza, intara arakubita, iduba aravutagura. Urumva ebana, ku bintu nk'ibyo ngibyo byateye igihugu bituma Imana isuzurwa, arakubita. Ariko iyo abonye umugore ukaraba mu gikari kiwe, aravuga turiya ni mwene nde, akuka kaba kakirimo ati mu izina rye Yesu, akareba hirya. Ariko dayimoni tongera urebeye, ariko kureba gusa aricyo bigutwara, bikarangira mutumijeho. Rero Dawidi ntakenewe kwambuka Potifari, hariya ntabwo anyurayo. Icyo ugomba kukimenya, ntanyurayo. Samusoni iyo Delila agiye ku kibero kiwe, akavuga ati shu, akavuga ngo shu gusa, Samusoni atakribure, akavuga naho imbaraga ziwe zikomoka n'iki n'amabanga yose Imana yavuze. Samusoni ntakenewe imbere y'umugore wambaye ubusa. Hari hakenewe umuntu w'Imana nka Yosefu ukiranuka n'imbere ye. Yes. Ugomba kumenya aho ugira imbaraga, aho ugira intsinzi, ukamenya naho utsindwa. Se murimo muranyumva mahidia? Waba unyumva neza? Niba uzi ko wagera imbere y'amafaranga atabaze, ukaba wakuramo aya ukayitiza, Imana ntikunyuze, yibanze guha imbaraga zituma uba mu mafaranga atari yawe, ukayakiranukaho. Komera Imana amashyi bunyumva, ukayakiranukaho. Aho rero hanyuza bari abantu nabo bacayo. Promotion ya Yosefu, haleluya, ipfunyitse muri muka Potifari. No mu bantu Yosefu yashimiye akora anniversaire, ashimira Imana ko yabonye ubuyobozi, ashimira n'igihugu. Farawo wamwegura igihugu, ngo yashimiye Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana irindi ijambo ryayo, arayishimira mu gitaramo nk'uko. Ariko ngo ategura gift y'umuntu watumye agera kuri iyo ntebe. Aravuga ngo mu bantu ushimira bambere, ndashimira muka Potifari washyizeho dosiye akambeshyira, akabatumye ngeze kuri iyi ntebe. Akwiriye gushimirwa, akwiriye guhabwa kado.
buriya n'ibiganza byagufashije igihe gitoya bikakurekura ntukabirenganye. Buriya aho byari bigenewe ni hariya byagarukiye. Jya ufata umwanya ushimira umuntu wagurihiriye ukageramo hagati bigacika, ariko hari andi maboko yakwakiriye. Komera Imana amashyi. Jya ufata uwo mwanya, jya ufata umwanya umushimire. Hariho abantu kera bajyaga baduha ibiryo, ukabona uba mu rugo rw'umuntu akavuga ngo ngaho ngo nicyakire ngo kiroheyo, akabishyira mu biganza. Hari ukuntu abantu bavuga nabi nukuri kw'Imana, akavuga ngo ngaho ngo nikiroheyo. Kuroha iyo mvugo hari abantu bake baba bayiziho, ukabuba nk'ahantu, ariko kubera nyine abantu bafite umutima mubi, bafite zamukushi, ukumva guhaye ibiryo mu ntoki nabishyira ku isahani, akabishyira ku ntoki ngo nikiroheyo. Ariko kubera ubuzima ko ntaso ntanyo ko ntagikurikirana, ukemera ukarohayo. N'uwo muntu wakubwiye ngo rohayo ntacyo waroshyeyo, ariko iminsi iricuma ntaribi. Jya ufata umwanya umushimire. Ntaribi iminsi yaricumye my dear, iminsi yaricumye, iminsi yaricumye. Reka mbabwira agashya kabaho munsi y'ijuru. Poromosiyo yawe ishobora kuba icometse ku rurimi rw'umuntu kuvuga nabi, we ntubimenye, ukajya uvuga ngo baramvuga ngo ariko ngo banziza iki. Reka bakuvuge, bafite umwanya. Hari igihe Imana yangaje abanyamakuru b'umuntu wowe udahemba. Kugira ubundi nkubwire, Hamani yatavuga Morodekayi, ntabwo Morodekayi yari gutabara. Iyo atajya kumusaba, ni ngombwa Imana iteremo ibintu Hamani bituma ajya gusaba Umuyuda, hanyuma Umuyuda byungukiremo, birangira ibyo Hamani yasabye bikorewe uwubaha Imana, Umuyuda wa perezansi Imana ku irembo. Nkubwiza ukuri, poromosiyo ya Esiteri icometse muri Vashiti. Nuko byubatse byanga byakunda, byemera utabyemera. Vashiti ni umugore mwiza, umwami atangira ubuhamya, aratira n'abandi bagabo. Ariko kugira ngo Umuyuda wasenze atabarwa Umuyuda akazi, ni ngombwa Vashiti yigumure, yigira ishyano, yigire kabutindi. Umwami namutuma ati sinjyayo, bahita bamuha inama, tuba abagore bose baradusuzugura. Birangire Vashiti atanze intebe, Esiteri yicaye. Nuko byubatse rero, nuko byubatse. Imana ivuga Kanani, hari Abanaki n'Abahivi bayituyemo. Ntabwo Imana ijya yita ku Banaki batuye muri Kanani, ahubwo Imana yita kubo yimuye ibajyana muri Kanani. Ikintu mvuze ntabwo cyumvise wowe. Ubu kugera kuri uyu munsi ahantu utuye hari hatuye undi muntu. Nubu udahagaze neza twagutirimura tukakwimura ukisanga ku nkombo cyangwa mu cyangirankora cyangwa ku ruhuha cyangwa ku rusumo, bitewe nuko twebwe iyo dusenga Imana itubwira amakuru y'ibyo igiye gukora. Hari igihe utitwaye neza, ubu nakwimura nava hanga nkugurira, wajya ku rutiti, ibyo ntibindeba. Pfa kuba nakwimuye ngewe nta mikino. Yes, Imana imvana ku Gikongoro yambwiye ngo nkujyanye i Kigali, none ndi i Kigali ntuye hafi ya Vision City. Bazamura amataje nyare, bamvuga ndaguramo kimwe. Kuri kw'Imana urumva si Imana ifite imikino. Iyo ntebe wicayemo hari abandi bashumba bafite amavuta babanje baradomena. Iyi ntebe utayitwayemo neza, hari amaboko gusunika kicaza undi. Mose ahantu yarari hagiye Yoshua. Komera Imana amashyi uko bigiye byubatse. Ikibanza urimo utacyitwayemo neza ushobora kukivamo umanuka cyangwa uzamuka iyo witwaye neza. Ese murimo muranyumva uko byubatse? Ni ukumanuka cyangwa kugira gute? Ariko wowe dusenganye muri uyu mwanya ntihabeho kumanuka, ahubwo habeho kuzamuka mu izina rya nde. Uve mu bwiza winjira mu bundi. Reka ngo ubuhanuzi ni buri kunyumva neza muri uyu mwanya, ibintu bigiye kukubaho, ibintu bigiye kukubaho wowe uri kunyumva neza, uri kunkurikirana ibindi kuvuga. Imana si umuntu ngubeshye. Ikintu kigiye kukubaho, ugiye kubisikana na Hamani wawe. Ubu tuvugana mugiye kubisikana wambaye white, wicaye ku ifarashi, urumva neza, wambaye impeta, wambaye n'ikamba ry'ubwami. Mugiye kubisikana na haduyi wawe, mugiye kubisikana. Asante Rosaya Borea Goria Ngaya Somene Grene Mandone Star Efozema. Amajwi yavuze ko ntacyo uzageraho, mugiye kongera kubisikana hari icyo wagezeho. Abavuze ko uzapfa ntacyo wimariye, Imana igiye kukikumarira bimenyekane. Abanyumva batere haleluya. Hari ibintu Imana igiye gukora. Asante Baba Mungu. Tola Santo Beniagai Ezemenia. I have seen with God. Imana iri tarasi foromye yisanishije n'ikibazo ufite. Reka manurira umuntu umaze igihe ku musozi w'uburwayi, Imana ije ku buzima bwawe nk'umudogiteri.
kandi ahantu ibera imbaraga ntabwo igushyiramo igipimo ngo ufite umuriro wa 40 na kangaye, no, ivuga yakoze burya. Ikivuze kingana n'ikikoze. Mu ijambo Imana ikuvuzeho uyu munsi harimo materiel y'ibyo ukeneye. Imana yavuze ku mwana uri mu ivatira amubwira ngo bahirigendera. Harimo papegisi, harimo nido, harimo umuheka, harimo menerevare, harimo. Yaravuze ngo baho gusirigendera ibindi bisigara byikora. Komera Imana amashyi. Yes. Yaravuze ngo baho ibindi bisigara byikora. Oh, ndagukunze mwami wanjye, ndagukunze mwami wanjye, ndagukunze mwami wanjye. Ubu nturuzi ntimureba aha ngaha, aha turi aha ngaha. Amen. Ubu ntimureba ko hari abantu batinze ku musozi w'ubushomeri. Imana ije nk'umubosi, nk'umupatoro utanga akazi, ukwishe ku buzima bwabo ba. Reka nkubwire agashya kabayeho. Bageze ku nyanja Imana yigira inkoni, isatura inyanja ikora n'ikiraro, banyuraho umunsi. Bageze imbere mu butayu iri tarasiforoma yigira amana. Burya ya mano bariye niyo. Burya niyo yarivuze ngo wa mutsima basokuruza barengo ninjye. Burya yariyo ya mano iri tarasiforoma yigira umutsima. Impambi zagutunga se murimo muranyuma. Imana yipfunye kutarahaguruka. Buriya mbabwiza ukuri. Wa mutambyi w'Isaremu utagira se utagira nyina Aburahimu yashyira icya 10 n'amaturo. Burya yari we. Uwo ni we. Uyu Baramu na Baraki babonye hariya twasomye. Baraki na Baramu ngo baje kuvuma network zabo ziranga. Imivumo ntiyafatiranyerera. Kuvuma umunyamugisha ntibikunda. Umuntu Imana yavuzeho mbere wowe wifashe ijambo ntibikora. Reka mbibutse ko Imana yaje mbere yazindutse Hamani yibwiye ko aje mu gitondo ngo yazindutse, kumbe Imana yaraye ibwami. Hari igihe usenga Imana ntivugira uri gusengera ahubwo ikajya kuri tere aho umwanza azakwicira azakunigira, ikaba ari igenda igahagarara hariya rero ikaba ari igenda hariya mu manuka, hariya mu muriro, hariya mu rwobo rw'intare, hariya nyine hariya umwanzi yashinze urumama, Imana ikaba ari igenda igahagarara hariya muri sale dope we. Hari igihe umuntu ajya kubyara, dogiteri yajya muri sale dope, harimo abagabo ngo binjirayo, je sinjya ninjirayo. Umugore wanjye namuha muganga ni Uwiteka abane namwe, mu byo mwize n'Uwiteka abane namwe. Je muri sale dope sinagirayo, uwo mutima sinkufite. Ariko ngo habara abagabo binjirayo da, ngo bajya bagerayo. Ariko nkubwiza ukuri na muganga hari igihe hagera agiye kubyaza umubyeyi yajya kubyara umwana akabanza amaguru nka jetiri ukagira ngo ni komanda. Mwana akabanza ibintu ya ebana yagize atya dogiteri akavuga ati ibintu nize si uyu mwana yaje mu buryo budasanzwe. Ariko mbabwiza ukuri amasengesho wari uzi ko agenda no muri sale dope agasubiza umwana kuri gahunda, umwana akongera agasubira muri systeme neza. Dogiteri yavuga ngo ngiye gukiza umwana cyangwa nyina bose bakababaho. Ayo twasenza akorera hariya nyine, ayo twasenza aragenda akagera iriya akagerayo hariya. Amasengesho akora mu rugo buryo uyasenga utari ubaka. Amasengesho akore muri office nuyasenga wicaye mu ntebe, uyasenga ubu ngubu ukiri umushomeri ko mutita abatorero ndo guyango. Amasengesho akora nyine wuri indege n'ibintu uyasenga utarazurira, kuko iyo amaze kugira akazi keshi nubona umwanya wo gusenga. Usigara udutuma ku Mana ngo muyitubwirire ngo turi bize, ngo dufite ingendo, ngo dufite ibintu byinshi, ngo abakozi rererere. Urumva ntabwo wabona umwanya. Uyasenga ubu ngubu ufite umwanya rero ukayadepa. Amasengesho arabikika my dear. Umuntu mwegera mubwira ngo amasengesho arabikika. Kora stoke. Amasengesho Yohana ngo yeretswe, amasengesho yabera Yohana ari ku kirwa Patmos ngo yabonye Imana iyabika ikayabika mu rwabya, ngo kandi amasengesho yabera ngo ni nk'imibavu ihumura neza, ni parfait. Iyi Imana yabyutse yumva yarakaye yafashe umwanzuro ukaze ngo umujinya wahita ugabanyiriza muri kakabyo bugira ikihumuriza ati mwisi hari abantu bahagarariye Imana yakwihumuriza ngo uburakari bukagenda bugabanuka. Witunga hizuru gusa, itunza hizuru uburakari bugahita bugabanuka. Haleluya. Ko mutekereza haleluya. Uyu mugoroba Imana iri tarasiforomye ku buzima bwawe. Hari uburyo yisanishije n'ikibazo ufite. Abisirayeli bageze mu butayu babona amana, burya yariyo. Bageze Imara yihindura ishami ry'igiti, bata mu mazi yaruraga araruruka. Byari bisobanuye imbaraga z'umusaraba, byari bivuze ngo isi nta buryohe ifite ariko umusaraba wa Yesu
uzaha uburyohe isi. Bageze ku gitare babura amazi, ngo yigira igitare. Iri tarasiforoma yigira igitare, ngo yigira igitare. Imana ibwira Mose ngo kubitaho inkoni ndabahereza amazi. Yigira igitare ibyara amazi. Ngo bageri Yeriko yigira umukomando. Burya wa mukomando Yoshua bahuriye Yeriko, burya yariwe. Ngo yaramubajije ngo uwo mubabisha, uwo mubacu, uwo mubasha. Undi aramusubiza ngo sindi uwo mubanye, sindi uwo mubabisha, ahubwo nje nonaha nje kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Yoshua ngo yikubita hasi yubamye. Aravuga ati nkora iki nyakubaha afande ko wiyiziye ku rugamba. Iyo tugeze ahantu rukomeye ntabwo Imana ituma abantu boroheje. Bamarayika no, ahubwo yizira kuri tere kaza gukemura ibibazo by'abaturage bayo, by'abantu bayubaha, by'abantu bayiringiye. Yoyo ngo yari yiziye kuri Yeriko, itanga itangazo ngo ibibasumba ntibisumba. Mu nyumvire ndabakemurira ikibazo cya Yeriko. Mwebwe musengere mu mutima muzenguruke, ndabariturira Yeriko. Ibintu bigusumba ntibisumba Imana, ibikurusha amaboko ntibirusha amaboko Imana. Ibyaguteye ubwoba ntabwo byatera Imana ubwoba, ibyakunyeganyeje ntabwo byanyeganyeje Imana. Ndagutangariza ko Imana ije nk'inyamaboko ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana ije gutera ubwoba, Imana ije kwisanisha n'ikibazo umaranye igihe. Nuko nguko Imana ije muri aya masengesho y'umunsi. Ngo bagere wabo Baramu na Baraki barahaguruka. Baraki abwira Baramu tubamvumira imivumo yawe ntiraza. Ubundi umuntu bita Baramu ni umupfumu, ariko akaba yumva n'ijwi ry'Imana n'umuhanuzi. Ariko ufite akanwa abwira igiti gitoshye ati ndakuvumye ndi umuhoryo, babita abahoryo. Ni umuvumyi witwa umuhoryo. Ubwira igiti ati wari utoshye nkuvumye mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ngaruka sanga wumye wakokotse umeze nko kubiswe n'inkuba. Nuko byagendaga avuze tupfucuramye, nuko byagendaga. Icyo yakwaturagaho n'icyo cyabagaho. Baraki arabwira Baramu tubavume, umuvumo we nturaza. Bakubita umuvumo, ngo barazamuka babwira, amubwira ifeza, amubwira icyubahiro, yamubwiye ibyo azamuha. Aravuga ati ibi bintu nubwo Imana yambujije ariko ndajyayo. Ngo ageze mu nzira Imana iramubuza ngo yisubiraho, ngo bongera ibiguzi. Ngo noneho ngo Imana amubwira ati ubwo bamaramaje ngaho gende, irabyemera. Ayo mafaranga uyarye, ariko uvuga icyo ndi bugire gute, ndi bukubwire, ndi bushyire mu kanwa kawe. Ikiriza ikubita gatatu. Ngo ayikubise gatatu iramubaza ati boss unkubitiye iki? Ngaho reba nawe iyo ntebe wicayeho ivuze, cyangwa imodoka utwaye ukumvira avuze muri moteri, wumvise mijwe n'abadayimoni wakwiruka. Indogobe ya Baramu yaravuze, ngo amaso yabona marayika. Marayika aramubwira ngo iyo iyi ndogobe yawe idakata mba nguhinguranyije, ngo arafite inkota yaka ngo ikebera mu gihumbi. Ati mba nkwisha, ati kuko ugiye ahantu ugiye ntabwo buriya bwoko buvumika, n'ubwoko bwatoranyijwe, n'ubwoko bwavuzweho umugisha kera, n'ubwoko Imana ivanye mu Egiputa kwa Farawo, ibakuje y'amaboko akomeye, na n'ubu ifite aho ibavanye kandi ifite aho ibajyana. Ndagutangariza ngo Imana ifite ahantu ituvanye kandi ifite aho igira gute itujyana. Aravuga ngo rero buriya bwoko ntubuvume, ahubwo ubuhesha iki umugisha. Ngo ageze hejuru ku musozi, akoze muri zoom z'abapfumu, network ntizakora, network ntabwo zakabuse neza. Ngo akabona ibikezi kezi, aravuga ati simbona neza, mwubaka ibintu mpagararaho. Barabyubaka, ngo bubaka icyo bita urutara, ngo ahagararaho, network ntiyakora neza. Aravuga ati reka nimuke mpagarare ku rutare. Ngo ahagaze ku rutare, murabizi ko amakuru y'urutare nyavuze nabwo twarara. Yakobo ryabuye Dawidi ryo yitwaje, ariko komera Imana amashya. Ubwo mvuze amakuru yaho nabwo twaba turaye, ubwo ntitwaba tugitaje. Ngo uyu mugabo ngo ahagarara ku rutare, ngo ahagaze ku rutare connection ziraboneka, network zirakora. Ngo agiye kubona abona ibikezi kezi, ahamagara Baraki. Aramubwira ati yewe Baraki, ti bwa bwoko tuje kuvuma mbonye batari bonyine, mbonye muri bo harimo intare y'ingore. Baraki abwira Baramu ati wasaze, intare mu bantu ntiyaba yabariye ikindi y'ingore kugira amahane. Ati ndayibonye, ni intare y'ingore imeze nk'ibunze mu byana byana. Mu gihe kivuga ngo intare y'ingore ihita yitarasiforoma, yigira ingabo, ngo ibiravudutse. Yamaye ndapfuye ite bigenze bite? Ati mbonye ari nk'intare y'ingabo igiye gufata umugote, ariko wowe wasaze. Mu kanya gato ngo intare y'ingore, mu kandi gatoya ngo intare y'ingabo. Ati wowe wamupfumuwe wasaze. Ati ceceka ahubwo we nturamenya ibyabaye. Ati bigenze bite? Ati mu kandi kanya ngiye kubona mbona Imana ngo ihita yitarasiforoma, yigira nk'imbogo. Imbogo murayibona, ngo ihita yitarasiforoma, ihita imwereka ku maboko, ihita imwereka amaboko y'imbogo. Ati yamaye ndapfuye, noneho inyeretse amaboko ameze nk'ay'imbogo, turapfuye. Mu kandi kanya yigira inyenyeri, ubwo ni Kristo niwe nyenyeri yo mu ruturuturu, ngo ihita yitarasiforoma. Aravuga ati ndabonye ikindi. Ati mbonye kwa Yakobo hazakomoka iki inyenyeri.
aravuga ngo buriya n'ubwoko buturukwabwo, n'ubwoko butazabarwa mu mahanga, ni ishyanga ryera, ni abantu Imana yarose. ngo aravuga ngo umva yewe Baraki, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Aravuga ati nge nta muvumo mfite ubu ngubu, iya Aburahamu imbwiye ko mbahesha umugisha. Aranavuga ati kandi mbonye iherezo ryabo. Ahita avuga ngo icyama nkapfa nk'uko umukiranutsi apfa, nkagira iherezo nk'iryabo. Ahita avuga ati fata imiti yawe y'abapfumu ndabigusigiye naraguzaga ngibi byose, akira njyewe ngiye mu Bisirayeli. Ngo ahita ajya mu Bisirayeli mu iterano rya Isirayeli. Uyu munsi muri aya masengesho Imana ikora ikintu gituma n'abanzi bawe biyunga nawe, biyunga nawe, bifuza kubaho, bifuza gutura aho utuye. Ibyo bigende gutyo kandi ibyo bibe gutyo. Imana ikora ikintu gituma n'abanzi bawe biyunga nawe, baca bugufi imbere yawe hamwe n'Imana yawe. Asifiwe Mungu. Twikirize asifiwe Mungu. Twikirize asifiwe Mungu. Okay, reka mbabwire rero kandi ikindi, amagambo isi yatangaje kuri wowe Imana yahanaguye muri iri teraniro. Aha niho Imana yahanaguriye. Hari marayika w'Imana uzanye shifo, ahanagura icyo bita igisuzuro, ahanagura ikintu bita uruvugo. Abikoze mbireba muri iri teraniro ry'uyu mwanya, ndabwirwa ngo tangaza ko hari amateka asezereye mu buzima bw'abasenze kuri uyu mwanya. Hari ibintu usezereye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana isezereye ku buzima bwawe. Alors ibyagufasheho ijambo Imana ibicecekeshereje muri uyu mugoroba, nuko byagenze nuko byabaye. Haleluya. Twikirize haleluya. Ndakutangariza abantu bamaze igihe ku musozi w'umubabaro. Imana Bibiri iravuze ngo hari kurira korera umuntu, ariko bwacya mu gitondo impono zikagira gute? Okay, ushobora kuba umaze igihe ku musozi w'umubabaro w'agahinda, ariko Imana igiye kugutunguza ibitwenge, igiye kugutunguza icyo bita indirimbo. Ikindi, hari wavuze ngo nta nkuba ngo nta nkuba ikubita umunyabugingo, niko bavuze. Ariko abakomando bo bararirimba ngo nta nkuba ikubita burende ntigipima. Abakomando baravuga ngo nta nkuba ikubita burende. Umunyarwanda we yaravuze ngo nta nkuba iratinya tukihagamamo. None rero icyo mvuze muri iri teraniro, abakunzi b'Imana mwese murimo mu nyumva, amatwi yanyu nibakora neza. Nta muvumo ufata umunyamugisha. Umuntu Imana yavuzeho ntabwo umuvumo ufata, uranyerera. Ashomba use ndabwiriza nanasengera numva nije nko mu isengesho, ushobora guhita nturika, ushobora gushwanyuka mushumba, ushobora gushwanyuka neza neza. Tera sado pere mandi costa egoroya. Umva nkubwira itangazo ugomba gutahana. Imana isezereye nyakatsi ku buzima bw'abasenze, icyo bita nyakatsi. Ubuzima buciriritse Imana ibusezereye muri iri teraniro. Ababyumvise batere haleluya. Hari ubuzima Imana isezereye. Sopi elemoria gaya zobreni kando staya glory efoya dorama. Daimoni yatwaraga ubwenge bw'abana bawe, muri uyu mwanya irarekuye. Muri uyu mwanya irarekuye. Asante Mungu wangu, ndagushimiye. Haguruka hanyuma dusenge, ibindi tuzabivuga tugarutse. Thank you very much. Asante. Reka dukomere Imana amashyi abakiri hano. Hoy Zion Post Fresh Lamas. Aho ngaho uri ntabwo uri wenyine, uhagararanye n'Imana. Ubuzima utinzemo ntabwo uri wenyine, hari Imana iri kumwe nawe. Hallelujah. Hari udasa n'abantu wagaragaye hariya mu muriro, burya yari we. Asante Telamazado. Hari uwaje abumba iminwa y'intare, ibintu bikwasamiye ntabwo bizakumira.
oya umva nkubwire, nubwo byakumira bizaguha transferi, bizaguha rifuti. Yego n'igifi cyamize Yona cyamuhaye transferi, kimuha rifuti, kimwerekeza neza ahantu Imana riramutumye. Ibitumira byo ntabwo babiduteye, kubera ko byanga byakunda bizaducuma, biduhe rifuti. Urumva bidutwaye neza, bidutwaye nawe, ariko tuzahagera tu uko byagenda kose tuzahagera. Asante Mungu wangu. Reka mabwire igitangazo, ubu nuzi nk'umurozi wapima akakoherereza ikintu ahantu cyagufata, kuko ubu systeme turimo ni systeme y'umuriro. Ibipatusi biri ahangaha birasprima, birefasa, ariko muri aya masengesho akira efase, akira akantu bita supreme. Ujye ukandaho gusa ibintu bitakubaka, jya uhita ubisuprima, uhita ubisiba, uvuga uti ndakira ibifite umumaro, ndakira ibifite agaciro, ndakira ibinyubaka, ibitanyubaka byose supreme efase. Ubu twagiye kuri shop y'Imana, twavanyeyo udukoresho, ubu ndimo ndashopinga, mbahereza, aho ngaho. Umuntu wese ukubwiye ijambo wumva ritubaka, jya uhita urihanagura. Nakwaturaho ikibi uhita wiyaturaho ibintu byiza. Niwumvise ikubwira ngo urapfuye, ubwira ati no, njye sinzapfa ahubwo nzarama. Nikubaza impamvu zo kubwira ati nukugira ngo ntekerereze abantu imirimo ye, rekosi ya dobere ya maikando, impamvu zo kubaho kwanjye nuko ngira ngo ntekerereze abakomeye n'aboroheje, mbabwira imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Hari impamvu zo kubaho kwawe, hari impamvu zo kubaho kwanjye, nizo mpamvu. Rero ndashaka kujya mu ruganda rw'Imana, ndagendana n'uwizeye, utizeye nta kibazo ndabamuheje. Ndashaka kujya ku kintu bita ndeduwa n'ibinanga. Ndeduwa nengeye kudeduwa n'ibinanga, niba unyumva neza ndadeduwa n'ibinanga. Turabideduwana muri aya masengesho, turabihamagara. Niba ari na mitasiyo turasiga tuyikoze, ndakujyana kwa noteri nkwinjizeyo, ndasiga birangiye. Isengesho ngiye kugusengera ahangaha niri guhesha ibintu maze igihe utegereje, ariko niba ubyizeye komera Imana amashyi. Sopire mandiko de sta, nugukura umugisha wawe muri vashiti, hawutereka mu biganza byawe. Nukwaka ibipapuro by'ubutaka bwawe, umunaki ubifite abirekure, ndasiga mbiguteretse mu biganza. Iki kibanza cy'urusengero, bese ibintu byose bikenewe, ndasiga mbese mbideduwanya ahangaha. Nuko gahunda zigiye kugenda. Niba ari n'umugabo Imana imaze igiye kubwira, niba nta nuri hafi ahangaha, nta munyarwanda uri hafi, niba yaranagiye n'iburayi, niba ari naherereye, ndamutegesha indege. Nta bintu by'imikino ubu ahangaha mfite, ayitege yihusa, mbese nta bintu by'imikino n'imikino ahangaha. Ariko uyu mugoroba baza umwegera ngo ubundi baza umuntu kuri hano mubaza ngo ubundi uyu mugoroba umeze ute wowe, urumva ute uyu mugoroba, urumva umeze ute wowe? Sa nk'umubaza ngo urabyumva ute wowe, urabyumva ute? Umubaze ngo urabyumva ute. Nurangiza umuhanurire, umubwire ngo Imana yisanishije n'ikibazo winjiranye aha. Umuhanurire umubwire ngo Imana yisanishije n'ikibazo umaranye igihe. Sopire maya gaya zobenia, umuhanurire winjire mu mavuta, umubwire ngo niko Imana ivuze, yisanishije n'ikibazo umaranye igihe. Mana, uri Imana ikoze, uri Imana iserutse, uri Imana yihesheje icyubahiro. Aya done manikota ya zomenigrere zopere mandao zaihia zonesh aya ya sando grema haito pre zenemerigresha drore I seen him in glory. Ndagushimiye ubutabazi uhaye umubyeyi, ndagushimiye ubutabazi uhaye umugabo, ndagushimiye ubutabazi uhaye umusore, ndagushimiye ubutabazi uhaye umukobwa, ndagushimiye ayisoprere, ndagushimiye ubutabazi uhaye umuntu uri imbere yawe mwami,
muri uyu mwanya nagushimiye iby'imbaraga ukoze, ukoze iby'imbaraga, ukoze ibidasanzwe. Habwa icyubahiro nikuze umurengeze kw'aba bantu Layizomenia, ukoze ibidasanzwe ku buzima bwabo. Duhuriye aha hantu, utwirekeye aha hantu, ibyabo byari biri kure, ndabihamagaye ngo bibegere. Uyu muntu ayambirane n'igitangaza cye, uyu muntu aramukanye n'igisubizo cye. Ndamusengeye mu izina rya Yesu muri uyu mwanya ngo nahure n'Imana. Ndagushimiye Yesu kubikoze mu izina rya Yesu, amen.